Wow, aya makuru wayamenye ndabizi wari wacikanwa ariko mu gihe muri kumwe nanjye bikorwa amakuru yose ku gihe ngo bimeze bitera. Umuhanzi The Ben wo mu Rwanda ndetse na Cindysanyu wo mu gihugu cya Uganda bategerejwe mu mujyi wa Amsterdam mu gihugu cy'Ubuholandi. Ni mu gitaramo gikomeye kizaba tariki ya mbere Ugushyingo uyu mwaka turimo wa 2025. Iki gitaramo kigamije gufasha abanya-Uganda batuye muri kiriya gihugu cy'Ubuholandi mu mujyi cyane cyane wa Amsterdam. Ni igitaramo kigamije kwizihiza imyaka 63 ishize igihugu cya Uganda kibohoye cyangwa se kibonye ubwigenge. Wow. Iki gitaramo cyiswe UG63 Independence. Mu yandi magambo ni nko kuvuga ati imyaka 60 ishize igihugu cya Uganda kibonye ubwigenge cyangwa se kibohoye. Kizabera kuri hirya muri Amsterdam. Kizatangira isaha za saa 3 z'ijoro kugeza mu gitondo saa 10. Harahiye rero The Ben agiye kuhatwika. Mbere yacyo gato hateguwe Independence Dinner kuva saa 10 z'umugoroba, aho abazitabira bazahabwa amahirwe yo kwishimira ubusabane n'umunsi mukuru w'igihugu cya Uganda ndetse bakanahurira hamwe mu birori byuzuyemo umuziki n'imbyino zitandukanye. N'amahirwe adasanzwe ku bakunzi b'umuziki nyafurika, by'umwihariko abanyarwanda n'abanye-Uganda baba ku mugabane w'Uburayi, kubona aba bahanzi babiri b'imena bahuriye ku rubyiniriro rumwe. Ubwo nuwo tubabwiye witwa Cindysanyu ndetse na Tiger B cyangwa se The Ben. Hanyuma ese ubundi uyu Cindysanyu akaba umuririmbyi ukomeye w'igihangange muri Uganda, ni muntu ki ugiye kuzarimbana na The Ben muri Amsterdam? Ni muntu ki? Cinderella Sanyu uzwi nka Cindysanyu cyangwa se Cindy yavukiye i Kampala tariki ya 28 Kanama mu mwaka w'1985. Avukira mu karere ka Mbale. Uyu Sanyu yatangiye kuririmba afite imyaka 6 y'amavuko gusa mu rusengero rwo mu gace ka Ntinda. Maze agera mu marushanwa y'ubuhangange mu kuririmba, aho ku myaka 16 gusa yaje ku mwanya wa 3 mu irushanwa rya Capital Radio All Stars. Ngira ngo urabyumva ko yatangiye ari umuririmbyi muri korari ku myaka ye 6 gusa. So kuri 16 yegukanye irushanwa rya Capital Radio All Stars. Mu mwaka wa 2003 uyu Cindysanyu yabaye umwe mu bagize itsinda ry'abagore Bruce Lee rimuhesha izina rikomeye mu muziki wa Uganda no muri Afurika y'Iburasirazuba muri rusange. Hanyuma kandi yegukanye ibihembo byinshi birimo nk'igihembo cy'itsinda rya Best Artist, igihembo cya video nziza y'umwaka Video of the Year, ndetse yahataniye n'ibihembo mpuzamahanga nka Kola Award na MTV Africa Music Award. Wow. So ngira ngo urabyumva ko uyu Cindy ari umuhanzi udasanzwe, afite amateka n'ibigwi yakoze. Hanyuma kandi
muri 2008 uyu Cindy yasohotse mu itsinda atangira urugendo rw'umuziki nk'umuhanzi wigenga ku giti cye atari kumwe n'abandi. Yaje gusohora indirimbo zakunzwe cyane zirimo nk'indirimbo bise Mbikoye, asohora indirimbo yise Ayoko ndetse niyo bise Selekata. Hanyuma yagiye akorana n'abahanzi bakomeye barimo nka P-Square, akorana na Neyo, akorana na Tiwa Savage, akorana na Bobby Wine, akorana na Shaggy ndetse na Davido guturuka muri Nigeria. So uyu munsi Cindy ni umwe mu bahanzi bakomeye muri Afurika y'Iburasirazuba, azwi ku ndirimbo ze zifatika z'imbaraga ku rubyiniriro no guteza imbere umuziki w'abagore muri Uganda. Kandi nanone nitwagenda tutagarutse kuri The Ben, buriya The Ben nawe yavukiye i Kampala, ni mu gihugu cya Uganda ku itariki ya 9 Mutarama mu 1987. Ni umuririmbyi wamenyekanye cyane mu njyana ya Afro R&B, yatangiye kwamamara mu myaka ya za 2008 2010, niba muri abasangira ngendo murabizi. The Ben yatsindiye ibihembo birimo Best Afro R&B Singer Afroya ndetse n'igihembo cy'umugabo The Best Male Artist muri Salax Award mu Rwanda. Muri 2010 The Ben yagiye muri Amerika aho yakoranye n'umuraperi Mike Harrison ndetse anaririmba ku rubyiniriro rw'umunyamuryango w'abibumbye. Yarimbiye ku rubyiniro rw'umuryango w'abibumbye, ngira ngo murabyibuka. So The Ben sinamuvugaho byinshi cyane, muramuzi hano mu gihugu cy'u Rwanda, yakoze indirimbo nyinshi cyane mwakunze muri benshi. So guys, ngayo nguko rero tubashimiye ko mubana natwe umunsi ku munsi, naho mu bindi biganiro. Bye bye.